tugiye kurebera hamwe ku ngingo ivuga uruhare rw'amafaranga koranabuhanga mu guhindura ubukungu bw'isi. Uyu munsi tugiye gufatanya n'abasesenguzi natumiye kugira ngo twumve neza iby'iri faranga koranabuhanga se iby'amafaranga kuko ni menshi ari kugenda avugwa cyangwa se anavuka hirya no ku isi. Muri studio munyime nakire bwana Mike Karangwa ni umusesenguzi akaba ari n'umunyamakuru ariko se uracyari na Jean Bosco Hakizimana nawe twamutumiye nk'umusesenguzi ugiye kudufasha gusobanukirwa neza n'ibya amafaranga koranabuhanga. Tubaye ikaze bwana Jean Bosco. Murakoze cyane, turabashimiye. Nanjye nitwa Jean Bosco Hakizimana, nkaba nkunda gukoresha cyane ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, cyane cyane mu bintu bijyanye n'amafaranga koranabuhanga. By'umwihariko nkaba mfite n'itsinda rinini mpagarariye hano mu Rwanda ry'abapiyoniya, abantu bakora mining bijyanye n'ubucukuzi bw'amafaranga y'ikoranabuhanga, cyane cyane kuri Pi Network. Murakoze cyane. Wenda ibyo turaza kugira n'umwanya wo kubisobanukirwa. Nongeye kubasuhuza abakunzi abapiyoniya mwese. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu bijyanye n'agaciro, value cyangwa se price ya Pi. Abenshi babwirwa ko Pi izaba iri ku madolari 312. Ese nibyo? Nitujya kureba turaza gutekereza kuri ibyo twakwita ko expectation bishobora kuba mu isoko biramutse bibaye. Ubundi byagenda bite ku gaciro karamutse kagiyeho? Ese niba Bitcoin iri ku 90, ni gute Pi yaza ikayirusha agaciro ako kanya direct? Muri cryptocurrency hari ibyo bita twavuga ko habaho total supply. Total supply ni ingano ya coin abantu babitsa cyangwa se iri kusirikira yose. Nk'urugero Bitcoin ifite total supply ya miliyoni 21, ariko ubundi ni 20 ko zikaba 21. Ubwo rero total supply yayo niyo ngiyo, bisobanuye ko ni ufata agaciro ifite ugakuba ya total supply ukahita umenya amafaranga ahari. None niba Pi, ntabwo Pi baratubwira total supply yayo, ariko reka dufate nk'urugero niba Pi irimo abantu barenga miliyoni 10, fata byibura tuvuge ko total supply zayo zaba zingana gutyo, ukube bya 312. Ibaza ayo mafaranga urumva bishoboka. Uzi ikintu cyaba haba icyo bita speculation cyangwa se inflation mu by'ubukungu. Aha rero niyo mpamvu mvuga ko iki giciro ntabwo cyahita kibaho ku itangira rya Pi. Ngo Pi kijya ku isoko ntabwo ahita izana agaciro kangana n'312. Iki cyo rwose nagira ngo nyishyireho umucyo, ahubwo ishobora kuzifite agaciro kari nka pre-market iri gufite $58. Kandi buriya pre-market ni nabako ni ibintu biba byakalculatinzwe n'abahanga ku buryo bashobora kuvuga ati iri faranga byibura risaza kuri amafaranga. Kuko iyo uguze ifaranga kuri pre-market rikazamuka, tuvuga uyiguze mu $58 nk'uko biri ku masoko menshi, ibaze ije ku $300, ba nyiri exchange bakugurishijeho za coin, urumva babona amafaranga batanga. Niyo mpamvu navuga ko tugendeye ku gaciro ka pre-market, Pi izaza ifite agaciro kari hejuru, ariko kwitize iri ku 314 nk'uko GCV ibyo byerekana. Nago navuga ko nabiha amahirwe ari hejuru, cyangwa se ngo mbiye estimation iri hejuru cyane. Gusa birashoboka kuko tugiye kureba ku gaciro ka Bitcoin, igihe yazaga mu 2009. Mu 2009 buriya Bitcoin yaje iri ku gaciro kari ku mazeru, ahubwo hari icyo bita navuga ko bita nko guholdinga, nk'uko umuntu wari holdinze aba yarungutse. Kuko nkavuga ko mu 2009 rero Bitcoin yaje iri ku gaciro kari kangana na, navuga ko kangana na 0.01 munsi yako.
gusa mu 2011 yaje kugera barangwa ku idolari, none ubu ngubu yageze ku bihumbi 90 by'idolari. Bisobanuye ko ni store of value. Cryptocurrency ni store of value. Ubitse cryptocurrency aba abitse agaciro, ubitse Pi aba abitse agaciro, ubitse Bitcoin aba abitse agaciro, karazamuka ni store of value. Rero ubwo niyo initial price yari 0.01 then ikaza kugera ku 90 birashoboka no kuri Pi birashoboka ko yaziri gaciro kadakabije cyane, ariko ikashoboka kuzazamuka ikagera ku gaciro nk'uko GCV bitangaza ko 2014 birashoboka, ariko kuri initial listing biba bigoye ko yahitiza ku 2014 rwose. Tujye tuvugisha ukuri bijyanye n'igiciro cyangwa turebe iby'abahanga batangaza n'imibare tumenye ati ibintu birashoboka cyangwa ntibishoboka. Rero navuga ko ikintu cy'ingenzi ugomba kumenya ni ukumenya ko iyo hari kubaho listing ubwango n'abantu ko bari ku ifaranga niba rigiye ku isoko, abantu bahita batangira kugurisha. Uko bagurisha cyane niko na price igenda imanuka, ariko iyo rigiye ku isoko abantu bakarigura cyane niko n'amafaranga mufite agenda agira value. Aho ngaho ni abakora amategeko cyangwa se ibigenderwaho mu isoko. Uko mugura cyane niko igiciro kizamuka, uko mugurisha cyane niko igiciro kimanuka. Niyo mpamvu rero navuga ko tugomba expectinga ibintu bitari high cyane kugira ngo tutazatungurwa cyane, tukafata minimum expecting ibintu biri nabaho tukizera ko ibintu bishoboka, ariko nanone ntitwizere ibintu bihambaye cyane nk'uko GCV twereka ko ari 2014. Gusa icyo gishoboka nuko byagerwaho, bibaye byiza byagerwaho, ariko tujye expecting ibintu biri twava biha value ishoboka, biha value ishoboka ku buryo ni time bije tutatungurwa cyane, ahubwo twavuga ati okay nibyo, ahubwo tugashobora kuba twaholdinga ku bantu babishoboye. Ntabwo ndi kubagira inama ngo muzaholdinge, ahubwo bizaterwa na plan ufite n'intego ufite yawe bijyanye na coin zawe ubitse, niba uzagurisha cyangwa uzagura. Uko rero bimeze. Ubwo rero ndabashimiye, mukomeze mukugwe neza, mwibuke gukora subscribe ku zindi video zikurikireho zajya mbagezaho.